muribaza ngo uri kubivuga wewe wenyine uri kuza guharabika umuntu hano wewe wenyine ariko wibuka ko nawe ufite umuryango uri muribaza ngo nago bari kubacishamo ijisho uwo mugabo arasanye yongeye ati do reba umugore wishakiye nubwo batabimubwira ariko ndabizi yuko nawe inshuti zawe ziba zakugaye ubwo si inshuti zawe zo zakwizera gutera nimba mugenzi wawe yagira ikibazo ahubwo ukaza kumwanika ngo uri muri operation ariko mada wakoreye hehe Ikosi ariko di nyamaze ngemba ndahanga wagira ngo naranahombye simba nzi nahana ibintu bibera nyeneye kumenya abantu bakora amakosi ku buryo njya kubona nkabona buri muntu wese yabyukanye ngo operation nturabasha no kuvuga ku itangazamakuru uravuga wirya iminwa ukandagira iminwa uvugana n'umukameramani n'ijwi rye tutaryumva allo banzu ugende byibuze ufate nosiyo y'akantu gatoya ndibaza yuko abantu bizi itangazamakuru ndibaza ko bafite utuntu bababwira nubwo babahereza wenda izo training bakabigisha ati hari ibi nibi ugomba kuvuga kuri ibi kandi ugomba kubivuga gutya genda ubanze ufate training umenye ngo nje kuvuga iki nje nzaniye iki abanyarwanda ntago abanyarwanda baguma rinjije kuri no level ku buryo muza mukivuga n'ibigorega murabanza mukanatwibwira ngo rwose ngo ibi bintu ngo tubigiyemo kubera amafaranga mada amafaranga ahantu yagukoza ahantu amafaranga yagukoza wahabona ntugakunda amafaranga cyane kurusha abantu uyu muntu tumuriho nawe ejo hari abandi bazazana YouTube channel bakakujyaho uyu muntu tumuriho ngo yarakubwiye ngo ukore divorce uri igicucu suri ikigoryi niba warasezeranye n'umugabo wawe mukundana urinjije babwira ngo genda ukore divorce nta kintu umugabo wawe yagutwaye ugutuza gutera abantu iski ukuza kubatera skingari ngo giye ngo nanjye ngo sinza akantu twavuganye nta nubwo wawibuka nibyo mwavuganye maskini ngo sinza akantu twavuganye ngarambira ngo nanjye ngo nakora ngo divorce ngo ubundi se ngukoze ngo divorce ngo ubundi se ngo ukoze divorce ngo wabiki niko wa mugore we urakora divorce se reka ye hanyuma se nukora divorce uzajya kubana na Murungisabe ko Murungisabe afite umugore we uvanyeho na Murungisabe kandi n'undi muntu wese uza kukugira inama even njye mvuga nibi bintu mwivuga ngo mufite aba best friend fuck nuza ibyo bintu ngo byanjye ngo byaba best friend ngo ngiye ngo mfite ngo best friend ngo mfite ngo best friend wanjye ngo ugiye best friend ma us best friend wawe ujya kubwira ibibazo by'umugabo wawe ahubwo akaza kukugira inama urugo rwawe nutarujera wenyine ngo ubashe kumenya amabanga ubashe no kubikira umugabo wawe amabanga maskini umugabo wakantu kose mupfuye ujya kugatangaza ibyo ibibereye mu urugo n'urwo abantu babiri ibibera mu cyumbi wanyu nta muntu ububizi nta nubu bukeneye kubimenya uri kumva nanjye rwose uje kungira inama nakubwira ngo ikora nese ngewe niba ujumbwira ngo bakubabaje niba ujumbwira ngo umugabo wawe arakukubita niba ujumbwira ngo umugabo wawe akurongora utabishaka ngewe Brianne nakugiriye inama ndakubwira ni wagiye ese niyongera rero kugukora kuri convention azamura agukora mu bwonko ugatangira ngo uziko Brianne yari yambwiye ngo dutandukane umva nkubwire wa mugore we uyu munsi uri kubandi nawe ejo bazakujyaho nawe ejo bucya bwitwe ejo ibyo ngibyo byubimenye igihe cyose umutima wawe uzasaba Imana imbabazi kandi ati nagiye kubareba nsanga amafaranga bakorera ntabaho naracikawe numva ntibibaho ati naye navuga ngo reka nshige YouTube channel uruva rero uwo mugabo niba ashaka kuzirikira umugore we mu rugo akamugira nk'akantu azajya ayoboza inkona afata ashorera akabana n'umugore nawe atagiye gukora ku mafaranga atangiye kwigenga atangiye kwigurira bya bintu yagusabaga ngo bibi ikibazo bigera ahangaha mwanda ari ku muntu mwandagaza umuntu ubusungu ubusibye ko yesagira neza ubu ko bigiye hanze ubu none bisobanutse bisobanutse kandi ndabizi ko n'uwo mugabo baraha rega ntago ari kure araha n'abo bagore baraha bose baraha ariko ngiyewe reka mbabwire kuki abagabo b'indaya mufuhira abagore banyu ku rwego mpuzamahanga mwumva yuko nabo bakora nk'ibyo bakora umuntu wese ukora ikintu sinzi impamvu uratekereza yuko na mugenzi we icyo kintu agikora ugasanga yamwubarayeho muriho gutya urihe uri kumwe nande ho yasishaka ubwo umugore azakubwira ngo ngurire kadiso kweli ubushaka umugore guhagarara imbere ngo ndashaka isutiye ubu wumva umugore nawe nakanagomba gukora byibuza akagira utwo akemura mu rugo niba ari no guhakaba yanahaha
ubushaka paka mu gitondo ujya kugenda bakwinginge ngo dusigira amafaranga nibi ngibi bagutondorera amafaranga y'ibintu bakeneye. Uwo ni umugore ko nzi ko ngari umufasha. Uwo si umugore ubwo kereka niba ari nk'ikizi. Ubundi umugore nk'uwo nguwo ubushaka kaguma uragenda ukamwibyarira ukamushyira ahantu ukamworora nduzi kari kumworora niba ari ukumurera ukamuterekamo iyo myumvire yawe ukamukuza ukamurongora ukamuzana mu rugo rwawe. Naho bitabaye ibyo abantu bose mwarahuye mukuze mwarahuye mwese muri bakuru buri muntu wese abafite byibuza yirengagiza 50% nawe ukirengagiza 50% kugira ngo muhurize hamwe. Ariko buriya umuntu muhura afite gahunda nyinshi mu mutwe we. Iyo rero mugeze hamwe nibwo mutangira kugenda muvangura ibidakenewe mukabigira ibikenewe. Kuki ibaze kwa applyinga visa kabiri wowe ni Imana iba yarabikoze bakazikwima umugore wawe yakwa applyinga ngo hoya ushaka kugenda kuba selfish. Oya kabisa, oya kandi rwose uwo mugabo kandi genda bizi karahanga ko nabibonye muri message ko babimbwiye nga uwo mugabo nawe arahanga. Ngiye uwo mugabo simuzi Imana yanjye cyokoza bonzi nabo bakobwa b'imanga. Ariko ngiyewe ikintu mba ndwana umwe mamuzi ngo murimo muratwika mamurizi ngo murimo murasebya Sabin. Ariko Sabin nawe afite umuryango, afite umugore, afite abana, afite ba nyirabukwe, afite na ba nyina nabo bakurikirana ibi bintu sibyo. Yamayinga Sabin afite umugore. Iki Sabin afite umugore n'abana nyine. Kaho kuzi ko igihe ngimbi gusa kaho uri kumva nawe mukaza komeza Brianne. Afite umugore n'abana kandi nibaza yuko umva nkubwire abantu barasirimutse kuri kino gihe. Abantu babaye abasirimu ku buryo nta kintu gishobora kubacika. Ikintu kijyanye na ti baba baregeye 5 kuri 5. Iba ari uwo mugore we nubwo baba bari kumwe ashobora kwiyengeka gutya akagenda agashyira agatelefone akumva. Niba ari uwo mama we cyangwa uwo munyirabukwe uwo musebukwe agera gutya agatelefone akakumva bagasanga ari uwo muntu bamuriho. Imana mwebwe mushaka bamumva ngo ni umuntu umwe umuntu baba bari kuvuga ariko ugasanga inyuma ye abantu ni sheni ndende abamubraminga abumva ko ari ukuri ibyo bintu yabikoze koko. Ubwo none rero byagera ku bantu batamukunda byo bikaba kasa mutwe none bikaba bihumiye ku mirari. Ariko mwibaza nk'abanyamakuru kwere bucya bwitwejo uyu agaha ko ari bavuga ngo agahwa kari ku wundi karahandurika. Uyu munsi abari we ariko nawe wa munyamakuru we wibuke ko ari umunyamakuru mugenzi wawe ibi bimubayeho nawe ejo byakubaho sibyo. Sinibaza ukuntu umuntu nimwe mwakamwubarayeho nimwe mwakamuguyeho nimwe mwakamukingiye ikibaba nimwe mwagahosheje ibi bintu ahubwo nimwe mwaplodinga buri minota 2. Agakuru kamwe karaje ubu hasohotse nka voice note imwe yahita ibinkuru ahubwo abantu abari nabasa ahubwo Sabin ahantu ari ajye yicara yigurira agacupa kabisa avuga ati ewana kabisa pe kuko ntago numva ukuntu umuntu akantu kose ahumetse pa akantu kose mujye mubyemera bari abantu b'abastari akantu kose akoze pa muhita muza kuvuga. Ariko kandi ngatangazwa n'ukuntu inkuru nziza y'umuntu yakoze ikintu cyiza gifitiye abanyarwanda akamaro reka da nukubinginga ati wamvugiye akantu nkareba ko kagera kure. Ariko ibeshye ukotoreho gato ni ibibazo. Ndababwiye rero Mana yanjye mujye mumenya yuko igihe cyose muje kuvuga kuri runaka mujye mwibuka ko afite umuryango kandi wibuke ko uri kubikwirakwiza. Uyu mugore ngo ni Clara ngereka mwibwirira ikintu kimwe simuzi pe Imana ibyumve ko simuzi nago ngira ngo ntiturahura nago simuzi nibyo sinanizi ko afite na YouTube channel ubwo nabibonye hirya y'ejo nimo ndareba ibiganiro. Uyu mugore afite umugabo nawe sibyo. Hari abantu b'abasirimu bakurikirana izi space bakurikirana ibintu byo kuri Instagram ndetse n'ama YouTube channel baziranye n'umugabo wawe. Ese w'icyubahiro uri kumuha ni ikihe cyo kuba uri umuntu w'umugore ujya mu busutwa ugashaka gusenya ingo z'abantu ugashaka kugonganisha imitwe y'abantu. Abo bantu bakuzi bazi n'umugabo wawe uri muri bazanga n'umugabo wawe ntago bari kumucishamo ijisho. Uri mu bintu gahita bangwa ngo nuko ngo bimeze. Ngewe nahuye n'umuntu akazajya ambwira ngo nanga runaka ambwira umunyamakuru ngo ndamwanga inisi umwangira iki ngo kubera ko ngo numva bakunda kuvuga ngo nukuvuga ngo we nta nubwo mwanga ku giti cye
nta n'ikintu bahuriyemo ariko kweri iyo wanga umuntu ngo kubera ko ngo wumvishe ngo barunaka bamuvuze uwo muntu ntimukaba mutarahura mukaba mutaravugana mukaba mutaricarana nta gikorwa na kimwe murahuriramo nta n'umuntu murahuriraho na ariko ugasanga gusa ngo uramwanga tu ngo ndakwanga kuko ngo barunaka ngo bavuga ngo umeze gutya na gutya kweri ahubwo ngira ngo isimbi mwakabaye muyishyigikira munayisabira kugira ngo ikomeze igire abantu benshi bayireba kubera yuko niba tumaje kubona umuntu umwe cyangwa babiri batatu bayijyaho bafite ikibazo sibyo akagenda akavuga ati ngewe nagize ikibazo byanyendekeye gutya ngewe ndabafite benshi cyane natanga ubuhamya kabisa bagiye bamerewe nabi ariko bikarangira bavujwe tukanabibona n'ubuhamya bw'uko bakize ese izindi YouTube channel mukora iki kuki mutaza n'umuntu ngo byibuza mutwereke ko mwamuhindure hari ikintu mwamuhinduriye ahubwo murabura gufata abo bantu bahindurira ubuzima bandi niba umuntu arwaye niba umuntu aje akarira buriya ugira amahirwe n'ugira uwaririra ibyo muvuga ngo abagore baraza bakarira buriya ufite amahirwe wabona ahantu uza ukaririra bakakumva kuko nawe ujya kurira ukabakabona kubatera iseseme ibyo ni njyewe nuko yerekana nze nkubwire njye nuko namenye ukuri kandi ntabwo ngiye njya ngambanira ukuri naho ubundi nanjye Sabin rwose pe ariko reka nkubwize ukuri Godfa rwo ibi bintu sinzi uburyo tuzabivugamo sinzi ukuntu bizagenda iyi ngeso yo kuba umuntu yakora ikintu cyiza ntibakivuge ariko haba ikintu kibi bakagitiza umurindi kabisa ibyo ngibyo ariko ni kwisi imeze ni hose batitaye kukuba uwo muntu afite umuryango batitaye kukuba uwo muntu afite umugore cyangwa n'abana ukagenda ukamuharabika ariko ubu ngubu nge ndibaza ubu muribaza nko mu rugo rwa Sabin ku munsi wa mbere iyo nkuru igisohoka ngo bamufatiye ngo muri hoteli ngo byagenze gutya na gutya ngo amafoto n'amavideo yari hanze urambwira ngo mu rugo we byari bimeze gute uwo munsi ushaka kumenya warumbajije ngo byagenda gute ahubwo byaje nawe umbwire wenda mu rugo rwe hari ubwo buzi ngo uri gutwika cyangwa uri gushaka guharabika umuntu uri kumva ariko none ugasanga hari ibindi uri kumwicira inyuma ugasanga muri urwo rugo rwe ubwo naho hatse umuriro nyamaza ariko ubundi ngewe umunyamakuru uzajya uza afite ibimenyetso rwose pe ahubwo bajye banamuha n'imidari ariko buri muntu wese nuko uzanga nk'uko umuntu aza hano kuri space akavuga ati dore ngewe mfite amajwi ngaya akayakina tukayumva cyangwa se runaka yambwiye ibintu bakamufata screenshot bakayipininga hano hejuru tukabibona ariko apana kuza kuvuga inkuru mana yo mu ijuru wese yewe reka nkubwire ikintu kimwe urabizi ko nge nta miyaga njya nshyiramo sibyo nta miyaga ariyo mpamvu ubona abantu bose banyaga nta n'ubundi ariko unarebye n'ubundi ni yare ntawe njya kwa nyina ndabazi urumva baravuga ngo uzakwanga kuko amubwije ukuri n'ubusanzwe azaba atari umukunzi uzamureka atumuka agende urumva ndakubwiza ukuri yaba njye nawe Sabin simwemera kuba yakora ikiganiro ku badiaspora agaheza platform warabivuze rwose nabivuze Sabin simwemera ariko sinabona simwemera nibyo sinjya bireba urumva ariko n'uburyo akoramo ngo biriya bintu byo gwe Imana ahora mu maganya Imana izagufasha njye biriya Imana iyo Mana yanyu muhora mubisha abanyarwanda njye